byose byatangiye Shema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kubogaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita imuhumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze naho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Ese waharaye Batamuri? Ariko urazinduka ye. Cyangwa nta mafa muhirasha. Ashwida, ese waramutse? Naramutse neza. None se muhora ki? Watangira akazi gashya nko kwanjye ugatangira ukererwa ntibigaragare nawe. Uretse ko nyene wundi nkunda gukora kuri gahunda mukora byose. Cyo kora rwose muri iyi minsi mike tumaranye ntahise mbibona. Ahubwo gukorana n'umuntu nkawe ntako bisa rwose. Nanjye rero muhora cyeye. Ndagira nkubwira ko nishimiye kubona nabonye mugenzi wanjye dukorana nkawe. Izina ryo muntu no kuri umuhora cyeye. Sinari nkunze nawe ntiwarunze. Ariko tukibonana nabonye tuzakorana neza. Gukorana byo tugomba gukorana kandi tugatanga umusaruro ushimishije. Cyane rwose. Ese wasinye? Nabirangije kera. Narengize ngo wabyibagiwe. Ugeze hano ku birugomba kuza rimero kuri ese bose ugasenya niko tubigenza. Ibyo chef yarabimbwiye nkimara gusinya amasezerano y'akazi. Gusa nanjye rero sinabura kukubwira ko nagushimiye uburyo wanyakiriye neza. Nukuri narishimye nanagushimiye umugabo wanjye. Ariko ziko nanjye ndi umupfude. Kurya bwose ugira umugabo. None se ntwara wabonye ko nambaye impeta? Nukuri sinari nabyitayeho. Akora iki se? Sha muri iki gihe ni umushomeri ariko ubundi aho twabaga yirwanagaho mu bucuruzi bwa caguwa. Yewe kuba mu rugo se umuntu adafite icyo akora ukanyagwa ko bitoroshye. Hari no ko umuntu atarahuguka neza. Uriya mu minsi mike yatangira gushakisha seta agasubira mu kazi ke amenyereye. Nukuri birakwiye. Naho ubundi ibibazo ntabwo mwazabyivana imbere pe. Sha muhora ki? Ndakumva. Ntituragira umwanya wo kuganira birambuye. Ariko icyo nakubwira nuko ibibazo twagize mu buzima ari byinshi ku buryo ibyo uvuga bitadutera ubwoba. Ngo mwagize ibibazo byinshi mu buzima? No kuza gushakira umwanya tukaganira. Bitangiye uyu munsi nta musaruro twatanga cyangwa tubishyire muri weekend. Nta kibazo. Ya muri site y'abaturage tuzajya gusura wayarangije se? Naranyarangije n'umugoroba. Ahubwo no kuza kumfasha ukanyandikira ku mashini. Ntacyo reka mbanze ndangize ibindi mu ndabyandika. Urakoze. Gusa shaho yambanze imashini sinari kuba nabyikoreye. Humura uzayimenya. Twese se twaje tuyizi. Mbwira se sha, mbwira ibanga wakoresheje sha. Unambwire ko nabona perimi ya moto. Nugushaka amafaranga nkazakujyana ku muntu ufite ishuri ryigisha computer. Azayikwigisha ku buryo mu gihe gito uzabuyizi neza. Nibyo? Moto se yashanze ayimenya nte? Nzabona perimi yayo? Oya wigira ubwoba. Uretse ndaza kukwingingira musaza wanjye uyifite. Azakwigisha ubundi uzakorere perimi. Urakoze sha. Uziko kumenyana nawe ari ukwiteganyiriza. Abantu se ko ari ugufashanya. Ariko si byo byose byatungana mu gihe kitarenze ukwezi nk'uko nabyemereye umukoresha muhora ki. Uyu se nawe umukozi mushya utangiye kujya arangaza inzarya. Niko musore. Musore. Nibagiwe n'izina rye. Musore. Yagiye hesera. Shema. None se iyi nzu yiriwe itya ikinguye? Ese uravugana nande Batamuri? Samson na wa mukozi wacu wabonye? Yewe muheruka mu gitondo. Shema se nawe ntawe wamboneye? Ariko mu kanya ndamurabutswe. Nubwo tutavuganye. Cyangwa ari mu bwiherero. Yewe nari nyize ngo inzu yiriwe irangaye itya. Hano se ko ari no mu gipangu ugira ngo hari ikibazo. Ko kazi se biragenda? Biragenda ndabona ngenda amenyera Samson. Ese mbwira, nduru twaraye twumva nawe wazumvise? Twe tumaze kumenyera. Ni babaherwe baba baje gutera intugunda mu batuye ibice byepfiye ngo babameneshe. Ariko ubwo mwagiye hamwe mutekereza bihagije ku ngamba zo gukemura icyo kibazo? Yewe ntako tutagize. Ubuyobozi bw'ahase bukabona amaherezo ari ayahe? Nabo batubwira ngo ikibazo bakirimo
ariko ubona abantu bakomeje guhangayika. Ahubwo muramenye ntimugapfe gusohoka nijoro cyangwa ngo mutahe bwije. Yewe none se Shema ari he ko ndeba butangiye kwira? Oya ari hano hafi mu kanya namubonaga. Cyangwa hari wenda nta nicyo bamutwara. Baba mushakaho iki ko adaturuka cyangwa adatuye muri Banyakujya? Banyakujya ushaka kuvuga ubwo ni bande? Nabo bashaka kwimura ku ngufu ngo abo baherwe bakunde bicukurire Nyiramugengeri. Samusoni se ahari amakimbirano ugira ngo nyiri byago we ntiyanabigenderamo nubwo ntaho abahuriye nabyo. Nawe ibyinduru byo twe twaramenyereye. Namwe buriya ni mu maramezi nkangahe muzumva ari bisanzwe. Kwa kabi kamenyerwa nk'akeza se. Ariko reka nzatanga igitekerezo ku kazi cyo kuzajya gusura abo bantu bateza impagarari mugereko nganire nabo numva uko bimeze. Kandi koko mu byo mushinzwe harimo kwimakaza umuco w'amahoro batamurira. Bigendanye n'ubworoherane ndetse n'imibanire myiza. Babigerageje se ko wenda amahoro twabuze mugereko twazayabona tukiruhutsa. Nzatanga igitekerezo numva uko cyakirwa rwose. Kuki abantu bakomeza kurebera ibibi bikorwa nkaho babishyigikiye? None se batamuriza ku ifaranga ari musema kweri? Ayiwe Shema se ko tunyuzeho ntatuvugisha agahita yinjira mu cyumba nta mahoro buriya. Nanjye ndumiwe pe. Hari umubwiye nabi se? Shema we ubaye iki? Dore yanafunze n'ukuri we. Shema mfungurira n'ukuri umbwira icyo ubaye mfungurira. Batamuriza kudakanguka ngo ujye ku kazi bite? Ubwo ni kakunanira ugikubitara? Ako shaho jyo nkangura nkoraho gahoro sheri. Ukuntu nkomanze ukankanga. Ngiye gukangura gahoro. Yego maye inshingano zo kujya gukangura nkaho ugenda bitutse nzigera ngira. Yewe reka jyo reka nkwiryeho ariko. Hari undi ngira wasinziriye neza se sheri? Yasinzira neza se mba nakangutse mbere yawe. Ugize neza kunkangura cyo kosa. Agatotsi kari kamperanye kubera umunaniro w'akazi kejo. Nizere ko wacururutse ariko Shema. Ubuze ukageragwa neza. Ninacururuka sengire ntekundi. Ibibazo waciyemo kabitsinda nibyo byinshi Shema. Ntugahungabanywe n'amanjwe rwose. Ariko uzi umuntu ugira cyo akagutwara ikintu wavunikiye. Ntunabashe no kumufata ukabiryozwe ko ni ishyano. Uriya mukozi yaduhemukiye cyane. Kutabashije kumufata se nyine uragira ngo bigende bite Shema? Nta kindi tubashije uretse kwihangana. Akatari amagara barahaha rwose. Hano umuntu ngo tumwizere tugire dute ntinarabo kahita ntwara isa n'inkweto bihenze kuriya yankozeho gusa. None se niba yarahisha akageso nka kariya tutabizi? Buriya nge guhirira usanga yibye akagenda byankoze mu bwonko biranzaza cyane. Uzi ukuntu nataye umutwe nkasiga ntakinze nzi ahantu hose ngiye gushaka aho yanyuze. Yewe ubanza umutwe wari wanawutaye byo. Uzi ko winjiye ugarutse ukansangana na Samusoni nkabona duciyeho ugiye mu cyumba nkagira ngo hari ikindi kibazo kivutse hagati yanjye nawe. Kivuye se ko tutari twiranye batamuri? Yewe nagize ngo urakajwe no kunsanganya na Samusoni tuganira. Ntabwo nari mfite ingufu zo kuvuga. Numvaga hari ngiye kurira nka rutanga imbere ya Samusoni kandi ndi umuntu w'umugabo. Hitamo kumuhunza amaso njya kwisha mu buriri. Ariko noneho nizere ko waruhutse mu mutwe sheri. Batamuri. Karame ndakumva. Kuruhuka kwanjye biri kure. Yaba we nibyo? N'ubu naraye nkanuye ntekereza kugeza mu kanya nkukanguye. Ubu rwose natangiye kwibaza niba mugereka izigera iduhira. Umuntu usahirwa n'ahantu ko ahirwa n'ubwenge bwe n'amaboko ye Shema mukunzi. Amaboko se batamuriza. Ubu sindirwa nk'urubusino ntarahoranye business meze neza ibumanzi. Reka njye koga ngende ntakererwa basi turaza kongera tuganire n'umugoroba. Ariko wihangane sinsange wijimye nk'ejo sheri. Mahoro nakagere gaterwa kakabagarirwa n'abashize hamwe akera ku mbuto